reka tugusuhuze tukwifuriza ibihe byiza wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni amakuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya, turi tariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Murabizi neza ko ubwo Perezida Paul Kagame yakoraga ubukwe kera bwabereye muri Uganda, murabizi neza ko papa we umubyara yari yarapfuye cyangwa yari yitabye Imana, ariko hari umugabo wamuhagarariye mu mwanya amubera umubyeyi we wasimbuye se muri ako kanya ubwo yasezeranaga na Madame Jeannette Kagame. Rero turifuza kugezaho inkuru ibabaje cyane tugezeho muri kano kanya ivuga ko umukambwe Alaya Sefa w'umunya-Ethiopia wari inshuti ya Perezida Kagame, ndetse amakuru ahamya ko ari nawe wari mu mwanya w'umubyeyi we ari we se ubwo yashyingirwaga na Madame Jeannette Kagame yitabye Imana afite imyaka 89. Amakuru y'urupfu rwa Alaya Sefa yamenyekanye kuri tariki 6 Nzeri 2024 aho Perezida Kagame yatangaje abinyujije ku rukuta rwa X ko Sefa yari umuntu mwiza. Yagize ati Alaya Sefa yari umuntu mwiza cyane, yari umugabo mwiza rwose, yakoreye Loni aruhukire mu mahoro. Tariki 10 Kamena umwaka w'1989 nibwo Majoro General Kagame Paul yashyingiranwe na Madame Jeannette Kagame wari warahungiye muri Kenya n'umuryango we. Ubukwe bwabo bubera muri Uganda. Sefa bivuga ko ari we wari uhagaze mu mwanya w'umubyeyi wa Perezida Kagame ubwo yashyingirwaga, yari inshuti magara ya Yoweri Kaguta Museveni. Inkuru y'urupfu rwa Alaya Sefa wabaye umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF muri Uganda mu mwaka w'1980 yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rukuta rwa X mu mugoroba wa tariki 5 Nzeri 2024. ni umusaza rwose w'imyaka 75 yapfuye yiyahuye mu buryo babaje cyane. Gusa ikintu cyatumye yiyahura kiratangaje, turifuza kubikubwira. Iyindi nkuru ni inkuru ivuga ko wa mugabo wazindutse mu gitondo akinjira ku mupaka w'u Rwanda yasize inkota nini cyane. Abantu rero bagize ubwoba, dore ko haje no kumenyekana impamvu nyamukuru yayihasize. Turaje tubikubwire, ariko mbere ko tukubwira iyi nkuru reka tukubwire ko uyu musaza rero wari mu kigero cy'imyaka 75 wo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma yasanzwe mu mugozi yimanitse nyuma yo gucucurwa amafaranga yari afite n'indaya bahuriye mu kabari. Inkuru y'urupfu rw'uyu musaza yamenyekanye tariki 4 Nzeri 2024 ubwo umwe mu bana be yaragarutse mu rugo asanga se yimanitse mu mugozi, atabaza abaturanyi ariko basanga yamaze gushira mu mwuka. Abaturanyi banyakwigendera batangarije ikinyamakuru BTN ko uwo musaza yari yagiye mu kabari mu ijoro ribanziriza iryo urupfu rwe cyangwa se iryabereyemo urupfu rwe ahagana mu rukerera. Uyu musaza ngo yari yaraye mu kabari nyuma yo kugurisha amategura n'ibiti byari bigize inzu ye. Bamuha amafaranga abarirwa mu bihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda, ari nayo yajyanye mu kabari. Indaya zikayamucucura mu gasantere ka Butatsinda. Umwe mu baturanyi be yagize ati nyakwigendera yatashye mu gitondo mu masaha ya saa moya, araza abwira umuhungu we ngo uzamenyera abana ni wowe mukuru mfite, ariko ntiyabyitaho kuko yari yasinze. Hashize umwanya nibwo yagarutse mu rugo avuye kuvoma asanga yimanitse mu mugozi, atabaza abaturanyi basanga yashizemo umwuka. Aba baturage banenze cyane nyakwigendera wafashe umwanzuro wo kwiyahura ngo nuko yibwa amafaranga n'indaya, ariko nanone banenga kwishora mu ndaya kw'abantu. Noneho uri n'umusaza, uyu musaza asize abana 6 nabo badafite nyina kuko nawe yitabye Imana. Umurambo we wahise ujyanwa ku bitaro by'akarere ka Nyanza ngo ukorerwe isuzuma mbere yuko ushyingurwa. Dukomeje n'amakuru yacu,
inkuru ya wa mugabo winjiye mu gihugu cy'u Rwanda akinjira ku mupaka yasize inkota nini mu rugo rw'umuturage. Turaje tukuramburira amakuru rero ntujye kure, ariko tukubwira ngo fata amasegonda 2 yonyine ukande subscribe, urayikinge ndetse usharinge iyi nkuru kuri benshi muziranye cyangwa se kuri benshi bakeneye kumva amakuru agezweho mu Rwanda. Urugo rwa Mfitumukiza Janvier utuye mu mudugudu wa Kageyo, akagari ka Rusura mu murenge wa Busasamana, umurenge w'akarere ka Rubavu, rwatewe n'uwitwaje intwaro waturutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mugizi wa nabi bikekwa ko yari umusirikare wa RDC wo mu ihuriro rya Wazalendo cyangwa se umurwanyi wa FDLR. Yateye urugo mu rukero rwo kuri uyu wa gatanu mu tariki 5 Nzeri 2024 haturutse mu kibaya gihana imbibi n'u Rwanda. Ubwo yageraga muri uru rugo yagerageje kwiba inka za Mfitumukiza, ariko nyuma yo kumwumva yatabaje abaturage baramutabara. Uyu mugizi wa nabi asubira muri icyo kibaya yaturutsemo yiruka. Bivugwa ko mu rwego rwo gutera ubwoba abanyerondo bagiye gutabara Mfitumukiza kugira ngo batamufata, yirutse arasa mu kirere icyuma kimeze nk'inkota yari afite cyo yagitaye aho ngaho mu rugo rw'uyu mugabo. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu ariwe witwa Murindwa Prosperi yatangarije amakuru igihe dukesha inkuru ko wateye urugo rwa Mfitumukiza ari umuturage washakaga kwiba. Yagize ati ni umuturage waje kwiba, yaje kwiba avuye ahitwa mu kibaya, ariko ntacyo yabashije kwiba kuko abaturage bacu bamutesheje arabacika. Wenda ikidasanzwe nuko yari yaje yitwaje intwaro, muri uko kuducika yarashe, ariko nta muntu yigeze arasa. Yarashe ahari ari gukanga kugira ngo abone uko acika abaturage, ahibagirirwa ibikoresho harimo n'icyuma kimeze nk'inkota. Meya Murindwa yabajijwe imiterere y'aho hantu uyu mujura yaturutse, agira ati ni umupaka nyine w'ubutaka, ahantu haba abantu baba bareba mu Rwanda, ntabwo ari kure cyane, ariko ntabwo hatuwe, harimo ubutaka butagira ubugenzura, ni igisambu kiri aho ngaho gusa, ntabwo kwinjira biborohera, nuko aba yitwikiriye ijoro, kandi nabwo aba yabigize umushinga akareba uko azinjira, ariko twahashyize imbaraga zikaze. Ntabwo umuntu yatwinjirana mu buryo bumworoheye, niyo yari kuzitwara ntiyari kuziheza, kuko ni hanini ku buryo umuntu atakwambukana inka ngo azigeze mu kindi gihugu abantu bamureba. Ku gicamunsi cya tariki 29 Kanama 2024 nabwo uwo bikekwa ko ari umusirikare wa RDC yarashe inzu y'umuturage mu karere ka Rubavu, amena ibirahuri byayo, yangiza n'igipangu. Icyo gihe Rugomboka Daniel utuye hafi y'umupaka muto ariwo Petite Barriere yatangarije ikinyamakuru igihe dukesha inkuru ko nta muntu n'umwe uyu muntu yakomerekeje. Yagize ati uriya musirikare yaje arasa amasasu menshi, yafashe inzu duturanye, ibirahure byo ku madirishya byamenetse, ndetse aya masasu yangije ku gipangu no ku bikuta. Kuva umubano w'u Rwanda na RDC wazamba muri 2022 mu bice byegereye umupaka humvikanye kenshi abitwaje intwaro bagerageza guhungabanya umutekano w'abaturage mu karere ka Rubavu. Aba barimo ab'ubuyobozi bw'iki gihugu cy'abaturanyi cyemerera ko ari abasirikare bacyo, cyangwa se bemera ko ari abasirikare bacyo.
umuyobozi wa diviziyo ya gatatu y'ingabo z'u Rwanda General Major Nkubito Eugene mu kiganiro yagiranye n'abikorera bakorera mu karere ka Rubavu basobanuye cyangwa se yabasobanuriye ko impamvu ibikorwa nk'ibingibi by'ubushotoranyi bikunda kuba ari uko inzego z'u Rwanda z'umutekano zidafite ububasha hakurya y'imipaka, bivuze ngo bo bagenzura mu gihugu cy'u Rwanda ariko bakarinda umutekano waho ushobora kwangizwa n'abasirikare bo hakurya y'u Rwanda muri RDC. Yagize ati hakurya y'imipaka ni ahantu tudashinzwe gukurikirana ibyaho no kugira ngo tube twakumira ibitekerezo byabo n'ibyo bashaka kudukorera. Bagenera uko babishaka, niyo mpamvu inshuro nyinshi uzumva hariyo abarwanya cyangwa se ukumva hariyo na FDLR. General Major Nkubito yavuze ko nubwo haba ibikorwa bito byo guhungabanya umutekano w'i Rubavu bituruka muri RDC, ingabo z'u Rwanda zifite ubushobozi bwo guhangana nabyo zikabitsinda. Ku yandi makuru twaguteguriye